inyuma duherekejwe n'indirimbo. Waba warigeze wumva iyo ndirimbo? Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka ya Mutamuriza Annonciata wamenyekanye cyane nka Kamariza biturutse ku ndirimbo imwe muzo yari afite yamwitiriwe. Yari umuhanzi waranzwe n'ibikorwa by'indashyikirwa, akaba umukobwa muremure kandi ushabutse w'imisatsi migufi. Uyu Kamariza yakundaga kwambara amapantaro. Aya mateka mugiye kuyagezwaho nanjye Imana ishimwe Vincent mu ijwi rya Mr Vumbura. Ndagusaba gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Imirimo nko kubaka amashuri, gukusanya inkunga y'abari ku rugamba rwo kubohora u Rwanda ubusanzwe byafatwaga nk'imirimo y'abagabo. Mutamuriza Annonciata yaranzwe nabyo. Yari afite ipeti rya serija mu ngabo za RPA. Kamariza yari ameze nk'abahungu. Tariki ya 25 Werurwe 1954 nibwo yabonye izuba. Avuka kuri Rusingiza Ndekwe Landre ndetse na Mukarushema Bernadette. Yavukiye ku musozi wa Rukara muri Runyinya, ni mu karere ka Nyaruguru. Kuri iyo tariki y'amavuko ya Kamariza, Kiliziya Gatolika yizihizaga ukubwirwa kwa Bikira Mariya ko yari agiye kubyara umukiza. Ibi bikanagirana isano n'izina rye yabatijwe rye Annonciata. Mu muryango w'abana 13, 4 bitabye Imana bataritwa amazina, hasigara 9. Mutamuriza yari umuhererezi muri bose. Yavukiye kandi mu muryango w'abasizi witwaga Abashambo. Kuri iyo tariki y'amavuko ya Kamariza, Kiliziya Gatolika yizihizaga ukubwirwa kwa Bikira Mariya ko yari agiye kubyara umukiza. Ibi bikanagirana isano n'izina rye yabatijwe rye Annonciata. Mu muryango w'abana 13, 4 bitabye Imana bataritwa amazina, hasigara 9. Mutamuriza yari umuhererezi muri bose. Yavukiye kandi mu muryango w'abasizi witwaga Abashambo. Ibitabo mu muryango wabo byarangwaga n'imbyino, umudiho gakondo n'ibiganiro byiganjemo urwenya. Mu mwaka wa 1959 umuryango wabo kimwe n'indi myinshi y'abatutsi yaramenyeshejwe, maze kwa Kamariza bahungira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Aha ni naho yatangiriye amashuri ye abanza mu murwa mukuru i Bujumbura mu mwaka wa 1968. Nyina umubyara yaje kwitaba Imana. Ibi byatumye se amwohereza kwa mukuru we witwaga Ana Maria Murekeyisoni, wari warashatse muri Kongo, kubera ko yabonaga Kamariza akeneye uwajya mu cyimbo cya nyina. Kamariza yahise akomereza amashuri ye Irumbashi mu ishuri ry'abafurere n'abasaveriri Irikasi, atangira no kuririmba mu makorali atandukanye ya Kiliziya Gatolika. Ku myaka y'amavuko 20, umuyobozi wa Kiliziya Gatolika witwaga Kiromboro wari waratangajwe n'impano ya Mutamuriza Annonciata yamuhaye gitari. Ibikorwa bya muzika bya Kamariza muri icyo gihe ntibyashimishaga na gato mukuru we Ana Maria babanaga. Uyu yashakaga ko murumuna we aba umukobwa w'umuco mu gikari ufite indangagaciro kera zitwaga iz'umukobwa w'umutima. Mukuru wa Kamariza mu kubushakira uburyo yatuza akanareka kuririmba mu ruhame, yashatse kumushyingira umusore wo mu muryango mwiza nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe mu muco w'Abanyarwanda. Mu kutishimira icyo cyifuzo cya mukuru we, Kamariza yasabye uruhushya rwo kujya i Bujumbura. Guhera ubwo ntiyagarutse Irumbashi. Yaje no guhita abona akazi muri Minisiteri y'Imari i Bujumbura mu gihe cy'ikiruhuko kigufi, ndetse na nyuma y'akazi yabaga arimo kuririmba anifata amajwi kuri kasete yifashishije radio yari yarahawe n'umwe mu nshuti ze witwaga Tereza. Mu mwaka wa 1980 Minisiteri yamwimuriye kujya gukorera ahantu kure, maze yanga gusiga se umubyara, ahitamo kureka akazi. Ibi biza no gutuma abona umwanya uhagije wo kuririmba. Mu mwaka wa 1982 yatsinze irushanwa ryo kuririmba i Bujumbura, ahita anafata akazina ka Kamariza biturutse ku ndirimbo ya Orestere Amabano. Yaje no kumwemerera kujya ayiririmbamo. Kugira ngo indirimbo zisobore kwihutishwa mu bitangazamakuru byo muri icyo gihugu, yagombaga guhindura indirimbo ze mu Kirundi, ariko we ahitamo kujya abivanga n'Ikinyarwanda. Mu mwaka wa 1984 yagiye mu gace ka Musha ahari Abanyarwanda benshi b'impunzi, atangira gufatanya n'itsinda ry'abasore babakorera bushake kubaka amashuri, hakiyongeramo n'ibitaramo yakoraga akusanya amafaranga yabunganiraga mu kubaka. Mu mwaka wa 1990 adasize gitari ze ebyiri, yafashe icyemezo cyo kugenda mu ibanga ajya gufatanya n'umutwe wa FPR wari utangiye urugamba rwo kubohora igihugu. Mu ishyamba kubera ijwi rye n'indirimbo ze yasusurutsaga ibitaramo ndangamuco mu gutera akanyabugabo
mu guhoza no gushyigikira abari ku rugamba. Yari umwe mu bagize itorero Indahemuka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Impano ye yayituye abantu bahuye n'ayo mahano. Kamariza yashakaga guhoza, guhamagarira abantu kwishima, gutekereza ko bari mu mubiri bashobora kubona no kunyeganyega. Yashakaga ko hakwiyongera byanze bikunze icyiza cyose kandi gitera ibyishimo. Ibi byagaragariraga mu bitaramo by'ubuntu yakoraga kugira ngo ahure n'abarokotse jenoside, hakiyongeraho kurera imfubyi mu kazu gato yari afite. Yatangiriye ku bana 3 barimo uwo yatoraguye amaze amezi make avutse, gusa yaje kwitaba Imana afite umuryango mugari w'abantu 15. Muri Gicurasi 1996 ku nkunga y'inshuti ye Nzambazamariya Veneranda, CNV yagiye i Buholandi gutunganya CD ye yise Humura Rwanda Nziza. Mu mpera z'uwo mwaka nyine ubwo yajyaga kwa bene wabo aherekejwe na zimwe mu nshuti ze z'abaririmbye, mu kugaruka iwabo bakoze impanuka y'imodoka maze Mutamuriza anyura mu kirahure ariko ntiyahita apfa. Yataye ubwenge mu gihe kingana n'icyumweru cyose, maze ku itariki ya 5 Ugushyingo 1996 uwo muhanzikazi wanyuze benshi ashyiramo umwuka. Imana imuhiruko ridashira. Nta ndirimbo ya Kamariza idafite impamvu cyangwa imvano, zimwe muri zo zifite ubusobanuro bwamenyekanye. Duhereye nko kuri iyo Kamariza yamwitiriwe. Yayihimbiye umugore wamuhaye umuti wo kuvura se, yajyaga kumwishyura akamubwira ko icyo ashaka ari uko se akira atari amafaranga. Indi yitwa Nzakumara Irungu. Yayihimbiye inshuti ye yitwa Tereza, imwe yamuhaye radio yajyaga yifatiraho amajwi. Uyu yabanaga mu nzu we na nyina gusa. Kamariza akamubwira ko azamumara irungu, yamwitaga umutoni w'abato ndetse akajya amucurangira igihe yigunze. Indirimbo Intare Batinya. Indirimbo Intare Batinya yayihimbye bitewe n'umusirikare witwaga Kayitare. Mutamuriza aririmba ibiranga ingabo biri muri uwo musirikare, ariko akanavuga ibiranga imico ye nko gusetsa, kwihangana, kudasubira inyuma no kwita ku nshingano ze. Nk'ingabo ashimangira uko yayoboraga, akayoborana ubuhanga bwe mu gutera umwanzi no kuba adatsindwa. Kayitare yaje gupfa mu mwaka w'1993 biturutse ku burwayi, gusa yapfuye yaragize amahirwe yo kumva kenshi ijwi rya Kamariza. Hiyongereyeho nk'iyitwa Nimuve mu nzira yemwe. Nimuve mu nzira yemwe yayihimbiye inshuti ye Nzambazamariya Veneranda. Hiyongereyeho indi ndirimbo bita Rurete yayihimbiye inshuti ye Buri Buke ishyingirwa. Umuhanzi Teta Diana, bimwe mu byatumye amenyekana harimo nko kuba azwiho kwigana indirimbo za Kamariza ukagira ngo niwe, ndetse bituma abantu benshi babimukundira. Cecile Kayirebwa abenshi bamwita umwamikazi wa muzika nyarwanda. Abanyarwanda banyuzwe n'ibihangano bye kimwe n'ibya Anosiata. Aba bahanzikazi bari inshuti. Tugarutse kuri Kamariza, abamumenye bose bazi ko yari afite impano yo kuba umunyamuziki. Yafashije abandi adategereje kuba zamwitura, yabayeho yicisha bugufi, adakoresha nabi impano ye cyangwa ngo ayicuruze kugira ngo abeho nk'abaherwe nk'uko abandi baririmbyi babikoraga. Aya ari amateka ya Mutamuriza Anosiata wamenyekanye nka Kamariza. Mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Ndabasaba gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo waduha, twandikire muri komenti. Nongeye kubasaba kugira ngo imbabura zake hose, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo njye mbagezaho n'ibindi byegeranyo cyangwa se andi madokumenteri ku bantu batandukanye.